Ikibazo cya mbere mu bibazo 20 kirabaza kiti ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora wakora iki gihe umukozi ubifitiye ububasha agwaye iki kimenyetso? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe umukozi ubifitiye ububasha agwaye iki kimenyetso mu gihe usanze mu masangano y'umuhanda ibimenyetso bimurika bidakora? A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D. Komeza imbere gusa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni gukata ibumoso gusa cyangwa ni B. Ni gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Ese ni C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa ni D. Komeza imbere gusa. Ese mu gihe ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora ni icyo wakora mu gihe umukozi ubifitiye ububasha agwaye iki kimenyetso? Twandike hano igisubizo ni C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mu gihe umukozi ubifitiye ububasha agwaye iki kimenyetso cyangwa se mu gihe ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, umukozi ubifitiye ububasha akaguha iki kimenyetso nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya ugakurikiza amabwiriza, ubundi akaba yagira ibyo akubaza cyangwa se agusaba kwerekana, ubundi ukabona gukomeza kuko nyine aba yasimbuye ibyo bimenyetso bimurika. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Uwo mukozi ubifitiye ububasha agomba kuba yambaye imyenda y'akazi cyangwa se afite ikarita imuranga ko nyine ari umukozi ubifitiye ububasha ugomba gusimbura ibyo bimenyetso bimurika. Bahaye ikaze mwese mudukurikiye, ndabashimiye kandi mwese dukomeje kubana. Iyi ni Road Rules TV itanga cyangwa se yerekeranye n'amategeko y'umuhanda by'umwihariko igaruka ku bibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Nimba uri mushyashya kuri ino channel ukaba ukeneye kujya ubona video nk'izi ngizi zikugeraho umunsi ku munsi, kora subscribe, wibuke gukanda like, ntibagirwe comment igitekerezo cyawe, wanesangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ndakwibutsa ko kandi ukeneye code cyangwa se ushaka na category aho waherereye, waherereye Kigali, waherereye Bugesera, Muhanga cyangwa se na Musanze, ushaka kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero tuba twashyize aho ngaho kuri screen, ukaba watuvugisha tukaba twagufasha. Ikindi kandi ku muntu uba ushaka code we biba byoroshye, aho waba uherereye ho tuba twayigufatira, hapfa kuba hari site cyangwa se wegereye ahari site tugufatira aho wifuza ndetse n'igihe wifuza cyangwa se tariki wifuza. Rero mwese tubahaye ikaze, kandi wowe udukurikiye niba utarakora subscribe ndagusaba kuyikora kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze gucika, kandi iyo uyikoze ukagufungura inzogera buri video dushyizeho saa 12 z'umugoroba uba wahita uyibona. Dukomeje hano n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iki cyapa kivuga, ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Aho imihanda ihurira. B. Inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni aho imihanda ihurira cyane. B. Inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko iki cyapa kivuga ifungana ry'umuhanda. Icyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. Mu byapa biburira kikuburira ko uko ugenda wigira imbere umuhanda ugenda uba mutoya mu bugari bwawo. Rero iki cyapa kivuga ifungana ry'umuhanda ntago ari aho imihanda ihurira. Niyo mpamvu hano ugomba kubyitaho kandi ukamenya ubwoko bw'ibyapa ndetse ukamenya n'ibisobanuro byabyo. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twatinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni? Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ungana iki? A. Kilometero 60 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kilometero 60 mu isaha cyane. B. Ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Kilometero 25 mu isaha cyangwa ni D. Ni kilometero 20 mu isaha.
ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ungana iki? Twandike hano igisubizo ni A, kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange nk'amakwasiteri cyangwa se n'izindi modoka ziba zigomba kugendera byibuze ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Si uko ari wo muvuduko wa nyuma ibinyabiziga biba bifite, ahubwo nuko ari wo uba wemerewe kuba wagenderwaho. Rero ntimukajya mubyibazaho, niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Twatinze n'ikibazo cya kane, gusa nkwibutsa gukora subscribe, gusiga like ndetse na comment, ukanayisangiza inshuti zawe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mbibutsa ko video tuzishyiraho saa 12 z'umugoroba ku bantu mudukurikiye, tujye tuba turi hamwe ubundi twige. Ikibazo cya kane kirabaza kiti: iyi imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatoneye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapikipiki afunze ubugari bwabo bushaka kugera ku bipimo bikurikira. So buba bushaka kugera ku bihe bipimo. Iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatoneye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapikipiki afunze ubugari bwayo buba bushaka kugera ku bipimo bikurikira. Ese uretse amapikipiki afunze ubugari bwayo buba bushaka kugera ku bihe bipimo? A, metero 2 na santimetero 50. B, metero 2 na santimetero 75. C, metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Se ni A, ni metero 2 na santimetero 50 cyane. B, ni metero 2 na santimetero 75. Ese ni C, ni metero 3 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uretse amapikipiki afunze ubugari bwayo buba bushaka kugera ku bihe bipimo. Twandike hano igisubizo ni B, metero 2 na santimetero 75. Iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapikipiki afunze ubugari bwayo buba bushaka kugera byibuza ku bipimo bya metero 2 na santimetero 75. Igisubizo ni B. Tudatinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti: ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindikiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindikiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibuba bushobora kurenza ibihe bipimo? A, metero 11. B, metero 10. C, metero 7. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni metero 11 cyane. B, ni metero 10. Ese ni C, ni metero 7 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburebure bwabyo ntibuba bushaka kurenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni C, metero 7. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibuba bugomba kurenza metero 7. Igisubizo ni C, aba ari metero 7. Ndakwibutsa ko ukeneye kwiga ushaka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, watwandikira ku musozi wa video uherereye Kigali, Muhanga, Musanze cyangwa Bugesera, tukaba twagufasha ukaba wakwiga neza cyangwa se ukihugura ku muntu ufite ikizami. Tudatinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti: ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo riba riri bukurikizwe mu masangano? A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyane. B, ni ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Twandike hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano
mu gihe nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari kigenga nyine ibinyabiziga biri butambuka mbere ndetse n'ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kitari gukora. Iri tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo riba rishobora kuba ryakurikizwa mu masangano. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ukeneye kujya ubona video nk'izi ngizi ni ukora subscribe, ukibuka gufungura inzogera aho hantu ukoze subscribe, ukana like kandi ukanayisangiza inshuti zawe, kandi nkabibutsa ko video zijyaho saa 12 zuzuye z'umugoroba. Hacaho video iyo twayiteguye, rero mujye muba muri ready ubundi tube twakiyigira ntacyo bitwaye. Twatinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni iteme ridahoraho cyangwa ni B. Ni umuhanda utaringaniye. Ese ni C. Ni umuhanda winjira mu kuzimu cyangwa ni D. Ni ubutaka bworoshye. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Umuhanda utaringaniye. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, mbibutsa ko biba biri mu ishusho mpande eshatu nk'uko twagiye tubibona, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda utaringaniye cyangwa se hari icyo bita dodani, kugira ngo nyine ube wagabanya umuvuduko. Cyane cyane bakunda kuzishyira ahantu hamanuka cyangwa se ahantu hashobora guteza ibyago. Rero iki cyapa gisobanura umuhanda utaringaniye aho hantu. Twatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni umuhanda wubatswe nabi cyane. B. Ni agacuri kateza ibyago. Ese ni C. Umuhanda utaringaniye cyangwa ni D. Akazamuko gahanamye. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Agacuri kateza ibyago. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko byo biba biri mu ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero ibyapa biburira nk'uko twakomeje kubibona kikuburira ko aho hantu ugeze, iki ngiki kikuburira ko aho hantu ugeze hamanuka cyane cyangwa se hacuramye, ushobora kuba wagira ibibazo runaka cyangwa se ushobora kuba hakorera accident titwaye neza. Bikakuburira ko rero ushobora kugabanya umuvuduko ndetse n'ibindi byo kwirinda ibyago. Igisubizo ni B. Icyapa mu byapa biburira kiburira agacuri cyangwa se ahantu hamanuka cyane hashobora kuba hateza ibyago. Nk'abayobozi b'ibinyabiziga mugomba kwitondera. Twatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Ese telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? A. Ahari ibimenyetso bimurika. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Nahari ibimenyetso bimurika cyane. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko telefone ngendanwa iba itagomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga. Ntabwo telefone ngendanwa itagomba gukoreshwa igihe uri ku muvuduko wa kilometero 20, ahubwo ni igihe utwaye ikinyabiziga muri rusange. Ariko wenda nko mu gihe uhamagawe uba ushaka kuba washyira imodoka iruhande ukayitaba, cyangwa se hari ibindi ukeneye ushobora gushyira imodoka iruhande ukayikoresha, ariko ntabwo uba wemerewe gukoresha telefoni unatwaye ikinyabiziga. Igisubizo ni D. Twatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ni icyo ugomba gukora? A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni gukomeza ibumoso cyangwa ni B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Ese ni C.
kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga n'icyo ugomba gukora? Twandike hano igisubizo ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugomba kuzimya ayo matara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, kuko twabonye ko amatara maremare kubera amurika mu ntera ndende arahumisha. Rero ugomba gushyiramo amatara yo kubisikana kugira ngo utagumya kugihumisha cyangwa se kuba wakibangamira, bityo hakaba habamo n'ibindi bibazo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kuzimya ayo matara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, ubundi cyamara gutambuka ukaba wakongera ukayakoresha mu gihe uri mu karere wenyine. Tutinze rero hano ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze hano bano bana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho aba bana bari hafi y'inzira nyabagendwa? A, tonde witegereze niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. B, ihute urenga aho abo bana bari. C, komeza ugume ku muvuduko munini. D, komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se ni A, itonde witegereze niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara, cyane B, ihute urenge aho abo bana bari. Ese ni C, komeza ugume ku muvuduko munini, cyangwa ni D, komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo? Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari iki wakora? Twandike hano igisubizo ni A, itonde witegereze niba ngombwa waburire nitegura kuba wahagarara. Mu gihe ugeze hano bana bari, ashobora kujya mu kinyabiziga cyangwa se kwishora mu kinyabiziga atitaye ku kinyabiziga cyawe, bityo rero uba ugomba kwitonda ukitegereza ndetse ukababurira, byaba ngombwa ukaba wanahagarara kugira ngo bataba baguteza agisida, kuko ashobora kujya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Igisubizo ni A. Tutinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti ahari hejuru cyane y'ubuso muri ka matara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye. Ese ahari hejuru cyane y'ubuso muri ka matara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibihe bipimo hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye? A, metero imwe na santimetero 50. B, metero imwe na santimetero 75. C, metero imwe na santimetero 80. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni metero imwe na santimetero 50, cyane B, metero imwe na santimetero 75. Ese ni C, ni metero imwe na santimetero 80, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano ahari hejuru cyane y'ubuso muri ka matara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibihe bipimo hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko ahari hejuru cyane y'ubuso muri ka matara ndangambere n'amatara ndanganyuma hadashobora kuba aharenze metero imwe na santimetero 90 hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye. None hano nta metero imwe na santimetero 90 bashyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano iyo bakuyeho santimetero niyo yaba imwe, aba ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ntabwo ujya kubitindayo. Igisubizo ni D. Tutinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ese hano wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka gukatira iburyo, urabona ari iki wakora? A, vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B, kata ikoni imbere y'umunyegare. C, emerera umunyegare akomeze inzira ye. D, ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukata iburyo, cyangwa ni B, kata ikoni imbere y'umunyegare? Ese ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye, cyangwa ni D, ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga n'icyo wakora ushaka gukatira iburyo? Twandike hano igisubizo ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe hano imbere hari umunyegare uri imbere yawe, nta bundi buryo wakora kandi uri gushaka gukatira iburyo, ugomba kumwemerera agakomeza inzira ye, noneho wowe ukaza gukomeza nyuma ye, nta kibazo, nta kintu biba bitwaye. Igisubizo ni C, emerera umunyegare akomeza inzira ye, noneho urebe nimba akata iburyo cyangwa akomeza ubone gukata
iburyo ushaka kugana. Nimba uri mushyashya ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, ubika gukanda like, ntibibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode waza kunyandikira ku musozo wa video, ushaka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, Muhanga, Musanze, Kigali, Bugesera, aho waba uherereye waduhamagara tukaba twagufasha. Tuzatinda n'ikibazo cya 14 kirabaza kiti natwaye ikinyabiziga nyuma ya rumoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Ese mu gihe utwaye ikinyabiziga nyuma ya rumoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi wowe ugana ibumoso, ni icyo wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B. Komeza iburyo bwawe. C. Kumunyuraho iburyo bwe. D. Kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari iki wakora? Ese ni A, ni ukugabanya umuvuduko ukareka akagenda, cyangwa ni B, komeza iburyo bwawe? Ese ni C, kumunyuraho iburyo bwe, cyangwa ni D, kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike hano igisubizo ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Mu gihe utwaye ikinyabiziga inyuma ya rumoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi wowe uri kugana ibumoso, uri kumva biba bibusanye, ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Tutinze ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Se mu gihe utegereje gukatira iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A. Uhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B. Kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D. Guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Ese ni A, ni uguhagarara nyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, cyane B, kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo? Ese ni C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, cyangwa ni D, guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba guhagarara, kuko nimba ukingirijwe n'imodoka nta bundi buryo wakoresha, ugomba guhagarara ukagenda gake gake kugeza aho ureba neza ukabona gukata. Tutinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B. Hagarara akanya gato. C. Ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D. Gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, guhagarara aho abanyamaguru bambukira, cyane B, hagarara akanya gato? Ese ni C, ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, cyangwa ni D, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe? Ese hano iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B, hagarara akanya gato. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe utwaye ikinyabiziga ukabona iki cyapa imbere yawe, ugomba guhagarara akanya gatoya aho ukibonye, ariko mbere y'uko nyine uhagera haba ari ikimenyetso cy'aho ugomba guhagarara, utagomba kurenga. Rero ugomba guhagarara akanya gatoya, kuko akenshi bakunda kubishyira hafi y'umuhanda uza wiyungwa ku muhanda munini, kugira ngo uhagarare urebe ko nta kinyabiziga kizamuka cyangwa kimanuka, bityo ubone kwinjira muri uwo muhanda. Niyo mpamvu iki cyapa gisobanura guhagarara akanya gato. Uri mushyashya kuri ino channel ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, ubika gukanda like, ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, kandi wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ndakwibutsa ko ushaka kode ku musozo wa video watwandikira cyangwa ukaduhamagara tukaba twagufasha, cyangwa se wifuza kategori A, B, C, D, D1 ndetse na E, ukaba uherereye Muhanga, Musanze, Kigali na Bugesera, ushaka kuduvugisha hamwe muri aho ngaho tukaba twagufasha. Tudatinze n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti buri modoka cyangwa buri rumaro kikuriwe n'iyo modoka bishaka kugira itara risa n'icyatsi kibisi, bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Itara rigomba gushyirwa hakurikira.
ese iryo tara rigomba gushyirwa ahagana he? Buri modoka cyangwa buri rumuri cy'ikuru niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Ese iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe? A. Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga cyane. B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ese ni C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike. Hano igisubizo ni B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Iryo tara riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga kugira ngo ryerekane ko umuyobozi w'ikinyabiziga yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho cyangwa se yanagitanze. Tudatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hakurikira. Ese imburira zimurika ziba zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he? A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose cyangwa ni B. Ahegereye inyamaswa zikurura. Ese ni C. Hafi y'amatungo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese izo mburira ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he? Twandike. Hano igisubizo ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Imburira zimurika cyangwa se uturanga cyerekezo ibyo bita ibinyetere mu bundi buryo bikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro cyangwa se hatuwe n'abantu ndetse n'ahandi hose. Ziba zigomba gukoreshwa mu gihe nyine muri kureba nk'abayobozi b'ibinyabiziga, mu gihe uri kureba ari ngombwa ko bagacana, ushaka kuba ugiye kunyuraho umuntu, ushaka kuba ufite ibindi ugomba kugakoresha aho ariho hose. Tudatinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahagana he? A. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga cyane. B. Ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. Ese ni C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahagana he? Twandike. Hano igisubizo ni C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga kugira ngo rirange nyine ikinyabiziga kirebewe inyuma. Igisubizo ni C. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbere yuko dusoza, niba utarakora subscribe, niwo mwanya mwiza wo kuba wayikora kugira ngo ntihakagire video n'imwe dukoze gucika. Mbibutsa ko dusohora video saa 12 z'umugoroba, ntimukajya mucikwa. Rero ku bantu baba bifuza kwiga, ugomba gukora subscribe kandi ugasigana like kandi isangiza inshuti zawe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Tudatinze n'ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. Ese ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri nibura tungahe? A. 2. B. 3. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. 2 cyangwa ni B. Ni 3. Ese ni C. 1 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Twandike. Hano igisubizo ni C. 1. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira agahanagura kirahure kamwe, cyane nk'ibi binyabiziga by'ibinyamitende za rifani n'ibindi binyabiziga bimwe na bimwe bibuza kiba gitegetswe kugira agahanagura kirahure kamwe. Ku binyabiziga biba bigomba kugira uduhanagura kirahure. Igisubizo ni C. Ese ugeze amanota ngahe muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe? Ndagusaba ko yanyandikira muri comment. Nkaba nshimira mu mwese twabanye ku video itangiye kugera usoje. Wanyumva ugakora subscribe, ugakana like, ndetse ukaba uri kwandika na comment, ukaba ugiye kuyisangiza inshuti zawe koze kuri share cyangwa se kuyishyira kuri WhatsApp yawe. Imana ikomeze kuguha umugisha
Ndakwibutsa ko ngibagezaho video nk'izi ngizi umunsi ku munsi. Nitwa GMV. Ushaka kode wanyandikira waba uherereye hose cyangwa ukamamagara nkaba nagufatira iyo mu karere ushaka, gusa karimo site nyine bakoreramo ikizami, ndetse nkaba nagufasha mu buryo bwose. Ushaka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye Muhanga, Kigali, Bugesera ndetse na Musanze, hamwe muri aho ushaka kuduhamagara tukaba twagufasha. Reka mbashimire mu mwese twabanye, kaduhore muri video itanda. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.